God up, Martin Comedy. Please subscribe. My brothers, ni Martin Comedy nk'ibisanzwe, ariko no munsi nta byinshi byo kuvuga bihari. Mwamaze kwibonera ko umuntu ukina n'ibyo atazi cyangwa se uri mu mikino, kandi ngiye ntago ari nge bakiniraho. None ntibyigaragaje. Souvenir urarenzaho iki noneho? Hejuru yuko utangiye kwiyahuza amayoga kuri kamera. Wiyahuza ubwo uzanywa amayoga inshingano zishoborera. Reka mbabwire, sinya nkunda abantu binjira mu bintu bitabareba, ariko noneho kuvuga ibihari, kuvuga ukuri ntago byica umutumirano. Uyu muhungu ko yavuze ko ngo aje muri gahunda zo mu byihanganire diyama igomba kwaka nyine yaho rigomba kwaka. Aha, ibi biraza kurya benshi. Narababwiye ngo ibintu birahari, ariko se noneho uyu mutipe aranyikoma buri munsi, umunsi ku wundi. Martin mvana mu matwi, mvana muri ibi ngibi. N'ubu ngubu se ejo nimvuga ko uyu mutipe ari umusinzi, ejo bundi baravyivugiye kuri kamera ngo uyu mutipe ngo akunda sherehe zibi z'utubari, iki kujya mu maklabu nibyo bintu yikundira. Ese ubwo nibwo rero ugiye kuzashyira abana, ubwo yakugiye kumasupportira, iyo support yawe yo kujya kumpera abana inzoga cyangwa yo kubereka kuntu uri umusinzi, ibyo nibyo bintu ugiye kujya kubereka? Wambwiye ngo ngusubize, ngiye ngusubize ikisha? Ntacyo nagusubiza wowe, kuko ibyawe wabyishiriye ku mugaragaro. Amambere wikuye amata mu kanwa ujya gutereta unyitwaza ngo cya kigabo ngo cyagurya ngo cya. Ibyo bintu ntiwo bivuze ntibyaguhiriye, uko icyo mpamya cyo ntabwo byigeze biguhira. Rero nakubwiye ko igihe cyose uri mu rugamba rwawe ariko ukingenderaho, ukitwaje amagambo yo kunsebya, ukitwaje amagambo yo kugira ngo ugaragaze yuko hari intege nke zagaragaye, kandi wowe hari ukuje gushyiramo imbaraga, ntago bizagushobokera. Ngiye mbikubwire nanabigusobanurire, ntago bizagushobokera. Souvenir we, ayo magambo yawe wihaye adafututse ngo ndimo ndateka kavange ngo ntekere ngo abana, ngo urabiteguye ye. None se abo bana nibo biteguye, wifitiye za peti mitsingi mu ntoki wa mwana we, umwana utarageza imyaka 25, uracyahangana n'ubuzima bwawe. Urumva washobora kuhangana n'ubuzima bw'undi muntu bikagushobokera? Tubwizanye ukuri, tujye tuvuga ibintu tunabishishozemo, tunabiganiraho dushyize mu kuri. Bantu munkurikira aha ngaha mujya munandika comment zanyu, ndabashimira pe, ni byiza. Ariko se uyu mwana utangiye kwiyahuza inzoga, ngo navuza amagambo ngo bataramwemera n'urukundo, ngo noneho ngo nzavuga ngana iki ngo mu gihe barumwemereye. Ese birakwiye arwemererwe? Mbwiza ukuri, wowe kuntega amatwi, urumva bikwiye yuko uyu muhungu, uyu mwana utangiye kunywa inzoga ataragira n'icyo yizigama, utangiye kunywa inzoga kuri kamera kugira ngo akunde ngo agaragaze yuko emosiyo ze? Oya peti, ntabwo ibyo bintu bibaho. Rero mvana bavuga ngo Martin ngo aje kuri kamera ngo amaze ngo gusinda. Abasinzi ntago bahari. Ibyo bintu muba mwarishizemo, ibyo bintu by'umutima mubi, ibintu byo kumva kwishyirishya ari mugenzi wawe, nta kintu cyiza kibamo pe. Nyinzaya mbabwiza ukuri bibarye, mbabwiza ukuri mubabare, mvugu ukuri kwagaragaye noneho nifatiye njyewe kuri tere. Ubu ni video mukeneye ko nyibereka se?
iyi video ari kunywa inzoga mukeneye ko nyibereka ko nabonye channel nta nabantu bamureba abameze nk'uri gucurangira abahetsi kibwawe gusa wakibwawe gusa nsubiremo ushaka urakara ngiye singutereta ntago nyamye no kubembereza even if n'umugore wanjye narabimubwiye yuko igihe cyose atarabona imbaraga z'umugabo aho zituruka ngo amenye kubaha umugabo icyo ari cyo ntago ngiye njyamenya kubembereza umuntu wishoye mu bintu nawe ubwe atazi wishoye mu bintu nawe ubwe ameze nkaho ari gukina batarasifura urarakaye kubwo wishize hanze uratangiye ngo ni ngewe urimo kugusebya ese Souvenir ikibazo kimwe dukomeze iyo nzoga yawe kuza kuyinywera kuri kamera ni kamera sinzi niba ari na kamera sinzi niba ari na gatorosho ubucanya aho ngaho mbona utagaragara neza icyo nabonye n'imitsingi ariko sicyo nibaza ni kimwe iyo toromugize aka kanya itangiye gutuma wiyahoza utuyoga twa make agapeta akaguranga yesha ngugurura agacese winywere n'ubundi umwana utaro wawe mwicisha itabi n'inzoga dige bibarya ariko ubundi nyuma ati ni mujya mumura yuko mba nimereye neza ngo harya ngo narongoye ngo umugore ngo witwa nde ariko mugira n'ibibavuna we Esther wanjye mureke Esther wanjye niba nahari sinzonye no kumumushyira mu majwi ntazabona disa nakozwe nayo gataba yinywera mbabeshe se ntabwo nyamenye kwinginga ngiye umwana ngiyewe none nkuriya ndi guhereza uburere ngomba guhereza discipline agenderaho kuko buri gihe wowe uburi mu tuntu utamenya byanyuza ahangaha byaciye ahangaha ese noneho bigende gute ese izi nzoga nziveho ese mbige koko yo ejo nambaye imetera bacumuza nta nubwo iri kure bwishye abenyisubize wari kubundisha iyi meta ntiyabacumuje siyabacumuje mukavuga amagambo iyo muvuze amagambo nkayo rero ngiyewe mba mbona yuko ahari namwe muri gufana ikipe mutazi hari abantu bafana ariko bari mu kigare icyo kigare nicyo ncaguca niba umuntu ari mu kigare avuga ati bano bana DC baraberanye ikemana DC mureke mugira urukundo mwikundanire ibintu bizagende neza yo nibyo pe mubashyigikiye nanjye numva mbikunze ariko nk'abantu mushyigikira couple ngo nikomezanye nyuma ya video uyu musore yishiriye hanze bwa basore nyine bababwira bwa KGR bwa basore bwa Kigali nibwo mba mvuga magambo arabashiramo ngo reba ngo kontu ngo aba yasinze ngo reba ngo kontu ngo aba yasinze niba uje winywereye peti imitsingi yawe ukaba uri kuvugishwa n'inzoga umaze kunywa ngo ni ukugira ngo unyereke yuko ngo wowe ngo uri muri gahunda zawe ngo zo kumfasha kurira ye nese Souvenir nkubaza ikibazo kimwe ubu we wabasha kugura imyenda w'umwana wabasha kugura ipantaro y'umwana wabasha kugura inkweto z'umwana wabasha kugura amakaye y'umwana hiretse kuri ibyo ukanamuhahira icyo akenera kurya cya buri munsi uzabibasha nkeneye kumbwira ngo yego ndi tayari kubibasha iryo jambo nkeneye kurimbwira ahangaha noneho niba wumva wiyaminiye niba wumva wiyaminiye ibyo kuzanga kudurengura n'amwe ngo kadishimwe twebwe twagezeho ntabwo imyambarire ni iki
imyambarire izakwereka umuntu wenda icyerekezo arimo cyangwa se future ye, ejo hazaza he hameze gute. Wowe niba ukiri muri babandi babona deshiri harangwa ikasa amavi ngo ugera ku birenge byagenze gutya, ukumva nyine urayishegeye, nyine nuko aricyo bikiri mu bitekerezo byawe, ntabwo urahaga irari, ntabwo urahaga irari. Rero niba ugifite irari ry'ibiri kwino si, reka kuvanga ibintu, wijya mu rukundo kandi uzi ko nawe ubwawe utari wihaza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nturahaga icyo bita icupa, urabona agapeti kamwe ukavuga ati ibintu byacitse, reka nkanywera hose, abo bose babireba babone ko nanjye ndi umuntu w'umugabo wigurira icupa. Urumva ko iyo level urimo urayikandagiramo maze imyaka nk'itanu nge nyisimbutse. Urumva itandukaniro sha, umva itandukaniro rya gikumi n'ikamyo. Ubonye peti y'Mitsingi imwe aterekanye nywera ahangaha rwose babone ko ndi n'umuntu wiyubashye uya wigurira icupa. Ubu rero ntabwo kwigurira kunywa inzoga bikiguhesha icyubahiro nk'uko bitekereza, ahubwo biri mu bintu bigabanya percentage zawe mu mibereho ya buri munsi n'uburyo ubanamo n'abandi. Ako kantu ntabwo wari ukaze, kandi njya nkugira n'inama, icupa ryawe ninywere kando uzuvuga ibyo uvuga, ariko noneho tutanamenye neza yuko urimo uramotivwa n'iryo cupa, urimo uramotivwa n'ibyo uri gushyiramo, urimo uridroga kugira ngo ubone ibyo umbwira, urimo uridroga kugira ngo ubone uko ujya gutereta umugore umubeshya ibintu bidahari. Kubera ko rero wamaze kumva yuko abagore bangirika mu matwi, ibyo bumvise bibangiza cyane pe, niye nta banga birimo mu nyomoza ahangaha. Umunyarwanda yaciye umugani ngo urupfu rw'umugore ruba mu matwi ye, ibyo yumva abyizera atarabibona. Kandi koko ikintu bita umugore iyaza kubashyira mu gaciro gatekereza izi ncuro ebyiri, kavuga ati se uyu muntu uri kumbwira bino bintu ubundi amagambo ari kuvuga ahuriye hehe n'ibyo akora, isa nkurikije ibyo ari kumbwira n'umuzima bamo cyangwa se n'imyitwarire yiwe, bino bintu birashoboka yuko yazabisohoza. Si ikibazo buri muntu buri umuntu uri normal agomba gutekerezaho. Nakwatse document zawe, wabuze nimwe, wabuze n'icyo bivugaho, wabuze n'icyo bivugaho. Izo document hari nimwe wagize unyereka, ahubwo uje kunyereka peti y'Mitsingi. Peti y'Mitsingi ndumva iri kugura 1000 mu Rwanda, amafaranga 1000 si iri kugura. Abaze gukora amahesabu mumbwire mu mashiringi arangaye, numvishe Jeanette muri kuyibarira mu mashiringi, muranayivunja mu ishyira mu manyarwanda, wagira ngo nyana yishyize ku isoko. Kanago nayishyize ku isoko sha, muri mwese ubundi hano wayigondera. No kubona bando zareba ikiganiro ngo kirangire murazibura, ariko nabahaye ngiye nashyizeho promotion umuntu nshaka kugura internet abantu 5 shaka kwihera zawadi internet y'ukwezi. Narababwiye ni mwandike kuri email yanjye, rekana nayivuge hano, umuntu utaze kujya kuyireba aho mba nayishyize ayimenye. Shaka umuntu nyandikira kuri email, abantu 5 banyandikira kuri email ubutumwa icyo bashaka kumbaza, icyo bifuza ko twakora hagati koko ya Souvenir na Shania, ibyo barimo byabo. Ayandike kuri email yanjye ni nzisabira@gmail.com, cyangwa se ku bantu bazi pronunciation ni Mart bisubiremo point or dot naka yeka mbivuge mu kintu cyumvikana, kuko ndabiza abantu bankurikira ahangaha abenshi mu ishuri rya amakaye yarabaremereye, kandi ni nayo mpamvu mabwa kunyandikira kuri email bikabacanga.
niyo mpamvu kabisa ni Mart akadomo nzisabira ryuzuye @, abantu batanayizi buriya, gmail.com. Unyandikiraho kuri email, abantu 5 ba mbere baranyandikira bandika ibyo bashaka nta kibazo. Cyakugira ko n'ibihembo n'ibyanjye. Ndashaka ko bandikamo ngo iyi couple yiha umwanya turebo bizaherera. Iyi couple yiha umwanya bo ubwabo bazinanirwe. Gutyo gusa. Aya magambo uyandike kuri email, mpite nkuremera internet y'ukwezi. 5 babikora neza, internet y'ukwezi ndayemeye. Kandi noneho uko muza hano muvuga ngo Martin uriyemera ibyo bintu ntago zabibasha, ndagira ngo abo bantu babikore, noneho bazaza noneho bagaruke bavuga uti ko twakoze ibyo wadusabye, kubera iki utaduhaye zawadi watwemereye. Ibyo bintu ngi nababikora, ndayibemereye. Internet y'ukwezi aho uherereye hose ndayiguhereza. Noneho rero reka nigarukire kuri madamu wenda ariko nanamushimiramo uko ari kubyitwaramo. Nashimye ko nawe ubwe hari uko yatangiye kugenda bibona. Tureke n'ubu ngubu uwo mukunzi wiwe wifuza kumuhindura ngo ubuzima yagaragaye mu mayoga yarangiye yamenetse, ari kuza ambwira amagambo atareba atazi ngo reka ngo unyitegereze ngo nkubaze ngunde umbaze ikisi. Urambaza sawa urahari kuba nigarukiye nyine cyane. Urambaza se ubona ndi kunywa agacupa ngo mugire ngo wenda ubundi kubazwa na petit ya baye tubeni cyangwa rero nawe rero kugurutse ushaka nawe uze mu bakeneye ibihembo nawe baye na email ugira ngo uramenya kuyandikiraho umuntu. Cyambareba ujye murekana isekere. Njiwe mfite ibyinshi Imana yankoreye, ngo uzikurinda Mana we, uzikurinda Mana we, warandinze, uzikurinda papa, uzikurinda mama, uzikurinda ngabo, uzikurinda gentille, uzikurinda Mana we, uzikurinda Olinda shania, uzikulinda papa, uzikulinda ariko Mana we, uzikulinda Mana we. Abantu mukurikiraniye icano nababwiye ko nutanishima n'uyu wabo uzabuvuye no gushyingura ukumva debate yanjye, nukuri ndabizi neza kwiyakira bizakorohera, uzagaruka mu buzima busanzwe bitakugoye, kubera ko nje nta mutima mubi mba mfite, nta gitima kibi nta n'urwango ruve hese. Ibintu byose ko biba ari uburyohe, ibintu byose ko biba bimeze neza. Ariko nk'iyo nk'umuntu wikora akavuga ngo dore gihaza urumogi, ubona amafaranga y'urumogi urayazisha wowe. Ariko uwo muntu uvuga ngo avuye guhaga urumogi, buriya wamukurikirana ntiyakwerekana aho rugurishirizwa ra ko numva hari amakuru yaba bifiteho. Hari amakuru yaba bifiteho, nyamara uyu muntu ni wongera ugatongorera iryo jambo nge nzahita mbwira ababishinzwe babinkurikiranire. Kubera ko hari ibintu umuntu ubona ari kunyuramo ukabona ameze nkaho we atazi ngo ese ubundi ibintu ndi kuvuga nakaraza ururimi karindwi kugira amenye ko nta kibazo bitazaba nka bitazasohora byaye niba bavuze ngo akarimi gasemera umusaya bitazajyana umusaya urawa kubitaga bangura kandi bitazahura. Ngiye buri akenshi nkunza kubaganiriza nyine ntuje, kubera ko wenda coding naho mperereye haba hari ikintu bita urusaku rwinshi, ariko
studio yanjye ndumva producer wanjye ibi nawe yabikurikiranye neza, amajwi muyumva 5 kuri 5, amashusho yo ndabizi ko ni nta makenwa. Drone niyo bari drone niyo biri kwifatira amashusho, si ibintu byanjye ntimubizi kuva kera murabizi ko ntajya mbahereza ibintu bituzuye, mbakubita icyo bita full package nabibatamo babana bakaza bakigana ngo ese ngo uyu nguyu we ngo bigenza ati, ngo ariko se ngo kuba tubona ngo bigenza gutya ngo kandi ngo aba ngo yakabikoze gutya, ubundi ibyo bintu bujyanama kwa Martin bwo shyira ku ruhande ahubwo nkwereke uko ugomba gukora ibyawe wowe bice mu nzira zinoze. Kuko wowe Souvenir nakubwiye ko nta mwanya wo guhangana nawe nabona, usibye kuza nkaguhereza icyitonderwa, akubwira ko uri gukinira mu murima wahinzwe n'abandi udahari, wigiriye kubyina, nkaguhereza amakuru ajyanye n'ibyo winjiramo utaruzi, wamara kubyumva ati yowe ati mbigenje nde koko, ati ubuse koko mukagira Imana mwe, ati ubuse ipeti y'Imitsingi ndayimira, ukayimira utayimize, ukayimira ibintu byose ugasanga wisuvangirwa. Mwana rero inama naguha wowe ni wumva ugifite imbaraga, komeza ushyiremo, ariko icyonze kizo mbaraga nabamaze kubona ko ziterwa na peti y'Imitsingi. Ubwo urumva mu gihe peti y'Imitsingi yabuze ufite ikibazo, ariko amahirwe arahari yo kugira ngo imbaraga zikomeze ziboneke. Nawe ujye mu bahatanira ibihembo, noneho ubundi unyandikire inbox, unyandikire kuri email plutôt, umbwira uti nisamehe kabisa ntabwo nzongera gukenera ku izina ryawe, umbwira uti nyihanganira nukuri nakoze amakosa, wenda ntabwo nari nzi ko ari ukunguku batereta, bite ngutama agacesi ka peti y'Imitsingi ukomeze unywe uti cyakoze kagutamo Souvenir. N'ubundi ngewe nta nibiba birenze akagutamo, ariko nawe ujye mu bahatanira zawadi. Ubundi dukomeze twende kazi. DJ namubwiye ko atari gushyiramo indirimbo zo nyinshi, ariko sinagenda nakubwiye iri jambo rimwe. Souvenir uce mu nzira zawe, imanza umenya aho imiryango iherereye, umenye ngo ese umugore ngiye kwinjirira ubundi yatereswa ese keya yahabwaga bimeze gute, ese noneho bya bintu yakorerwaga ndi tayari niyo bagumye kubigeramo, kugera kw'iyo level. Urumva ushoboye? Uvuga uti uyu mugore yagurirwaga ibitenge kangahe mu kwezi, ndumva ngenza yangura bingahe? Ibyo bintu byose bitekerezeho. Uzi gukina n'umugore wageze mu rugo wowe utaranarukandagiramo, urakina n'ibyo utazi. Bakozi ba Martin Comedy, reka nere kujya kuri byinshi, aka kana kamvugisha amagambo menshi, namwe ntacyo mama mutabonye. Video kugira nibura bitaza kubagora, mwamaze kubona ko hari ukuntu nayibabanjirije imbere ngo murebeho, ariko ntago nshaka gushyiramo ibintu byinshi uyu munsi. Numvaga ari warning kuri uriya mwana amenye ibyo ari gukora, kuko twamaze kumenya yuko avugishwa n'icupa. Umuntu uvugishwa n'icupa buriya ni wa muntu munahura ngo niduhura ngo aziruka hari uziruke, kuko ntacyo ufite cyo kumbwira, ariko ngiye ndabizi neza niduhura nzakugurira inzoga kugira ngo ubone ukuntu uvuga, maze ibintu mbishyire ku rundi rwego. Martin wanyu, umusitari wanyu, ubakunda cyane, ubahozaho ibyiza kandi ubahozaho inyigisho zabageze umumaro mu ngo zanyu ziri kugenda zibananira ziteshuka.
ndabashimiye cyane mukomeza mubane nanjye kuri Martin Comedy. Umuntu utarabona iyi video ayihereza nako wayibonye ayihereza mugenzi we. Ibi nibyo byiza. Kandi mbasaba kandi kantu gatoya. Wigenda udakoze kurabwa kumwe aka. Wiyo udakoze kuri like. God up bless. Tunapendana ariko mfite ijwi ndashaka kujya gusohora indirimbo mwino music guys. Umuntu umva ari tayari kuzaza tugakorana collab nawe yashyira muri comment email yo Zawadi nayishyize abantu 5 baraba bahayije barakora ibyo bintu nkahita mbaremera souvenir yiyongeremo wa gatandatu ibyo aranyandikira amukubita agapeti y'Imitsingi akamera neza. Ndabashimiye cyane mu biganiro byiza. Bombo practice. That's crazy. Martin Comedy. Ibintu biracyakomeje kandi nababwiye ko finale izabera. Finale muyitege. Cyonzi cy'uyu mwana ngomba kumubona hano yaje hano akamanika amanga akavuga ati ninjiye mu kibuga ntazi ndayamanitse kandi sinzongera gukina. Ndabakunda cyane. Imana ibaho umugisha. Mu biganiro biracyaza ako abana tayari God up bless. Martin Comedy. Please subscribe.